Mwiriwe neza ndabashuje nanjye Paradizo TV nkunda ibiganiro byanyu ndetse n'abakunzi banyu ibyo bagenda batugezaho byose nanjye biranshimisha. Nanjye rero ngiye kubagezaho ko byanjye byagenze. Ni inkuru ndende ariko ndagerageza kuyivuga mu ncamake kugira ngo nyine mubashe kubyumva mu buryo buboroheye cyane cyangwa se mu buryo bwihuse bitewe n'akanya tuba dufite. Sasa byagenze gute? Ngewe nakoreraga hariya mu mujyi, nize ibintu bya computer engineering ariko nyuma naje kwihugura mu bintu bijyanye na networking, ibintu bijyanye no kwinstalla ama router, kwinstalla ibyo bita access point, kwinstalla ama network cable, abazizi za izo bita za cat6, cat7, za FTTP, za TTP, ibintu nk'ibyo nyine abakoze muri ibyo bintu barabizi. Sasa iyo company nayikoraga mikorera hariya mu mujyi, ntabwo nshatse kwivuga izina kuko irazwi cyane. Sasa aho niho nakoreraga ariko nakoraga mu rwego rwo kuba nari umutekinisiye. Ndi umutekinisiye ujya kwinstalla ibyo bijyanye na networking, haba muri company zikomeye, haba mu ngo z'abantu, haba mu mabanki ahantu hagiye hatandukanye. Ndahazwi cyane kabisa, naho utanze mu bintu bijyanye no kwinstalla izo za networking cable, ibintu nk'ibyo bijyanye na internet. Mbese ikintu kijyanye na internet nta kintu wambaza ngo kingore kabisa, mbifitemo ubumenyi nubwo budahambaye ariko burahari. Aho rero niho nakoreraga. Umunsi umwe nk'uko izuba riva, haba haje umugabo washakaga internet yo gukoresha mu rugo rwe n'umugore we n'abana be. Icyo naje kumenya, umugabo yari umupasiteri, twari rwa rugo baba biyubashye, bari abantu basenga cyane. Sasa uwo mugabo aza kubaza ibijyanye na internet, abaza ibiciro, atwara proforma. Nyejo abaragarutse avuga ko aje kubitwara. Icyo gihe nanjye nari niriwe aho ngaho, aza kubitwara. Boss ambwira yuko nkwiriye kujya kumwinstallira iyo internet ye. Twarajyanye ngiwe ndestara, gusa tukigerewe ndi kwestara yansigiye madamu we. Mageze masanga n'umukobwa uri nko mu myaka 22 mwiza, ndamubatuye. Hostori gana namwe rwose ndikumva muhazi, umukobwa mwiza byadanje. Ndestara nkora ibiki. Mama we ansaba ko kwa hari ahanyarukiye agiye ku rusengero gatoya, ariko avuga yuko namuha nimero ya telefone, then akaza kumamagara nkamwihera password kuko yumvaga ko nkwiriye kumuha password. Urumva mu rugo ntabwo babashaka ko abana bose babona password. Ndavuga toke sawa, aba ajyanye na wa mukobwa we ansigira umukozi, ndestara ibyo nestara. Igihe kigeze ndataha. Ndi mu rugo abaje kumamagara arambwira ati ma password, mwoherereza password. Then ariko mu kumamagara haciyemo nk'undi munsi umukobwa we mbona numvisha umuntu w'umudema aramamagara ati bite byiza, ati ni wa mukobwa kwa pasiteri biki n'ibiki. Ati burya mama yanyimye password, ati ariko ndagira ngo niba kabisa nanjye umfashe uyime. Ndambwira se ko ngiye kugwa password wowe uzampemba iki? Ambwira ati nta kibazo, wowe cyo nzaguhemba kirahari, wowe yime. Ndayimusendingira ndayimuha. Ubwo dem nimero yanjye ahita yicenyereraho. Ewa umukobwa nkajya mbona nyandikira bite amakuru, iminsi igenda icaho nkabona aranyihamagarishije cyambaza amakuru. Nanjye ndavuga ati cyana n'ubundi nabonye ari fresh kandi cyujuje imyaka y'ubukure, nta mpamvu yo kudatereta, kandi nanjye ntago nsebetse. Nanjye bakujya ngitereta tuganira. Umunsi umwe ari Saturday kiba kiransabye ngo none se ngo amakuru bimeze gute, ndashaka guha gift yawe, igihembo cyawe nyine kubera ibintu wankoreye nawe ka internet. Ndambwira ati nta kibazo, ariko sinakoze, ndi mu rugo. Arambwira ati ntari ibintu mu rugo nabikuzanira nkanareba naho utuye. Idemu teze umumotari ndamurangira, mubwira aho ariho araza. Ngiye kubona mbona cyane kiraje, ndakigutuye. Cyane kiba cyakarabye gisa neza mu buryo buteye ubwoba. Hagati binibiki dema araza muha karibu, nimfitiye udutebe rwose tumeze neza, tumwe tugura desase nkani aka televiziyo. Nyine ndi umusore umenye ubundi utagayitse ukuntu, n'abasore nyine tuba tunitegura no kurongora kuko imyaka ibigiye. Mutumiza agasoda, nanjye nitumiriza akabyeri. Urumva njyewe nta n'ibintu byo kumutsimba n'ibiki. Njyewe we yambwiye ko ntanzoga, ndambwira ati njyewe ninywera doze sinjya nk'amafanta. Ndambwira ati se hari ikibazo? Ati ibyo waba ukora byose byo ko nta kibazo. Ati njyewe rega bwana nakwikundiye. Ndambwira se ko kuzi ko wajya kubimbwira ngira ngo ni blague. Ati njyewe rwose buriya niyo mukobwa wa mbere warumbwiye ko yankunze. Ndambwira ati ariko njyewe ahubwo nagukunze bwa mbere nkikubona.
umwana arishima byadanje yishimye mbamukubisa akabizi uko kwita muri kumukubita yabizi bayerekana ko uri mu rukundo rwa danje. Umwana nyimukura kwitama ahubwo ahitama yayindi imbere ngo ya ndani abara yincometse. Hano umwana mba muri utunwa twa danje arambwiye ngo buretse tubanze mwereke abafashe mu akamverope yari yazanye bwa bwamverope bwo muri supermarket. Abarameje ati ni gift yawe ngiye kubona mbona magaceti keza wagira ngo yari yampimye magaceti n'akagofero keza bya danje. Umva umwana noneho ndavata umwana ko urukundo afite aho rurenze ndamwasi ibintu kubera ati ndagushimira si wansabye igihembo ndangatoke sawa merci beaucoup. Hano umwana dutangira kugwa muri ravu gutyo akajya yaje n'inshuro ebyiri namwereka santimo ubwa kane sasashe aje yaraje ahita nsimbukira arampobera mu kumpobera nita nicara ahita ambwira sheri ngo nyikira ndamukikira. Hano umwana nangira kumusoma mu mabere mufiringa gake mu mabere mfungura bya bipesi gutyo ntangira gukora ko bibere nkajya mziringira mu mutwe. Hano umwana turyana iminwa mu mukikiye none nangira no kuzamura mu biguruguru. Umwana ndamukarisa umwana birangira mucumisa turacumitana kwa nandi kunywa rero cya bazoka aho ngaho nandi kwinywera kuko yansanze ndi kwinywera cya bazoka uwo munsi nkajya ndangiza agaturu nongera ninywera ariko ari agaturu twakubise tuba tukuye agacuho turasinzira Dave yicura nka saa sita bahamagaye barushye agiye kubona abona se yamuhamagaye bati ndurambye ati shanda kuze nibiki ariryamira. Mu gitondo yagiyeyo yana muzehe yaramwishe usigaye urara mu gasozi ibiki warananiranye. Dave ngo ahita amwira aramubwira ati ngewe nikundiye umuhungu wanjye nikundiye wa muhungu ahubwo reka ngewe ndabiberuye mbibabwire nimushaka murire ni wa muhungu waje kutwinstallira internet hano niwe dusigaye turi mu rukundo mukora icyo mushaka. Muzehe arasara umvira hano ngo niba ushakaga ngo nkakariya wabuze abahungu bari muri church biki n'ibiki yananga induri wawe yaravuze bya danje. Demu ahita apakira imyenda ye ahita aza kuba mu rugo njya ku kazi nk'ibisanzwe cya wakunda muri gufata ibikoresho mwitegura kujya kuri tele biki n'ibiki. Mbona muzehe haraje we mu mashingu ingumi ya mbere mbandayiriye kwe ngo ndaruriye umwana ngo mugenda mutereta musambana mugira mute atuza abahungu beza bari muri church bafite ibikinyabupfura basenga none wowe urajuje kuneshereza umutwe umwana. Induri iravuga abamfashe mu mashingu bose baraje yarari nka bati bite mwana musobanura ati umureza aje kwinstara mu rugo ahita neretera umwana muhindura ikirumbo ubu yaramutwaye bose ndambwira ati rero umukobwa w'uyu mupasiteri turakundana ahubwo ibintu ari kuvuga n'ibyandi byo gushaka kurwanya umwana amahitamo ye uzinduru yabaye ku kazi nyiri muri ibyo urushyi bose ati ibintu byo kurwanira hano ntago ngende bishaka mumvire mu rugo mugende nako musori ntago ari mumvire muri business mureke kuyirwaniramo. Induru irakubita umugabo abonye abantu batangiye gushungera abari kunkubuye abari kubuye abayakije imodoka baragiye ndataha ndibwira umugore ati papa wawe yaje ku kazi ibintu yankoreye ntago bibaho nimugoroba ntashye. Demu abahamagaye nyina aramubwira ati ubwire papa areke kuza kunyicira urukundo yanze kumva amahitamo yanjye y'umukundwa afite n'ibiki. Gusa ibintu byabaye abwira papa we na mama we tumubwire ati nushaka ushyireho parireri abakumva. Umwana twibera aho ngaho nikomereza akazi papa we niyongeye no kuza aho ngaho haciyemo nk'amezi abiri urumva Demu yaramaje no gutwita n'iki. Papa we niba yarigiriye inama niba ari abajyanama niba ari umugore wamubwira ati se umwana wawe kubona agiye kubyarira mu gasozi nka pasiteri biri gushyingiranya abantu urumva ibyo bintu biba bidateye ubwoba wamushingiye umuhungu ko umuhungu ari umukozi sinzi niba aramugiriye inama n'iki. Amezi abiri aciyemo ngiye kumva numva sheri baramuhamagaye aramubwira ati rero byaba byiza uzazane n'uwo muhungu tuganire tujye ku meza tuganire. Igihe cyarageze njye na sheri wanjye turagenda tuganira na pasiteri yana tugerayo abana babazi ihene ndakasa nibwo navuze ati burya umukwe ari umukwe ihene babazi ihene baratwakira ibiki batubwira twose mutubabarire twabitwayo nabi koko ntago urukundo ntago twarushyigikiye ariko niki pasiteri agera igihe nyine aravuga ati nawe ahubwo ababyeyi bawe ukwiriye nyine ibiki n'ibiki dutegura ibirori dukora ubukwe ibintu bigenda neza ubu ngiye n'umugore wanjye twabyaye umwana pasiteri mbese na papa we n'umugore we n'ababyeyi banjye baduhesheje umugisha dukora ubukwe bwiza hano muri Kigali twakoze ubukwe bwiza rwose njye n'uwo mukobwa tubanye neza ndaswera ndacumita
umwana ndamunyaza, n'ubundi ibyo bintu nta nubwo ari ibintu nari narakuriyemo, uwo mugore wanjye arampagije, ariko iyo turi guswerana turacumitana bigashira kera. Ubu ngewe n'urugo rwanjye bimeze neza, dufite umwana, uwo mwana umwe nta wundi turagira, ibintu ni uburyohe. Mfite akazi, umugore wanjye afite akazi kuko yari yarize, ibintu bimeze neza cyane, twarahiriwe. Nuko nguko ubuhamya bwanjye bwagenze. Ibyo guswera byo rwose ni ibindi bintu nibyo birenze ukwemera. Urugo rwacu ni umunezero, haba mu byishimo, haba mu ki ibintu bimeze neza mbese. Murakoze rero, nagira ngo mbahe ubuhamya bwanjye, nuko nguko bumeze. Murakoze, murakarama. Nyagasani akomeze abafashe mu byo mukora byose. Namwe babandi nirwa numva bavuga story zo guswerana, nabo bazabona abagabo bazamererwe neza. Nuko nguko byari bimeze rero. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Mbifurije kuguma mumererwa neza, abagore batagira ababacumita, abagabo batabona ibituba byo gucumita, mwese mbifurije kubibona. Sawa sawa rero, ndabashimiye. Bye.